أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakina umwami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika, akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese adushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo bagaragu ba Allah, tugiye kurebera hamwe muri kano kanya ikibazo kigira kiti: ese umunsi mukuru w'amavuko abantu bakoresha uzwi ku izina nka anniversaire waba ufite uwuhe mwanya mu dini y'Ubuislamu? Kuba umuntu yajya agira umunsi mukuru w'amavuko cyangwa se umunsi w'amavuko y'umubyeyi, umunsi w'amavuko y'umwana, ese ibyo ngibyo mu Buislamu byaba bifite uwuhe mwanya? Ese byaba byemewe cyangwa se byaba bitemewe? Icya mbere nuko nta wundi munsi mukuru tugira mu Buislamu ngaruka mwaka cyangwa se uhoraho buri cyumweru, buri kwezi cyangwa se buri mwaka tugira, uretse iminsi ibiri yonyine ndetse n'umunsi umwe muri buri cyumweru, nuko byaje muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho Anas bin Malik radiyallahu anhu atubwira ati: qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaje i Madina yimuka, walahum yawman yal'abuna fihima, ngariko icyo gihe bari bafite iminsi ibiri bakiniramo cyangwa se bishimamo. Faqala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nuko iravuga iti: ma hadhani al-yawman, iyi minsi ibiri ni iminsi bwoko ki? Qalu, baravuze bati: kunna nal'abu fihima fil jahiliya, ngo twajyaga dukina kuri iyi minsi tukishima mu gihe cy'ubujiji mbere yuko Ubuislamu buza. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irababwira iti: qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma, ngo Allah subhanahu wa ta'ala yabahinduriye muri iyo minsi imyiza kuyirusha, yawm al-adha wa yawm al-fitr. Ngiyo minsi nta yindi uretse umunsi wa adha, umunsi w'igitambo, wa yawm al-fitr, ndetse n'umunsi wa al-fitr, ilayidi ibaho nyuma ya Ramadan. Iyo ngiyo rero niyo minsi Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo, akaba ari nayo minsi Allah subhanahu wa ta'ala yagize iminsi mikuru igaruka buri mwaka. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala mu minsi mikuru yadushiriyeho umunsi mukuru w'ijuma. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuri uyu munsi w'ijuma, nk'uko byaje muri hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu, ahatubwira ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti: inna hadha yawmu idin, ngo mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi w'Eid, ni umunsi mukuru. Ja'alahu Allahu lil muslimin, Allah yawushiriyeho abayisilamu. Arangije aravuga ngo faman jaa al-jumu'ati, ngo umuntu uzaza ku juma aje gusali ijuma, falyaghtasil, azoge. Gukomeza hadith. Iyi rero ni dalil igaragaza ko umunsi w'ijuma ni umwe mu minsi mikuru Allah subhanahu wa ta'ala yashiriyeho abayisilamu. Uretse iyi minsi itatu rero yaje muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, akaba ari iminsi mikuru igaruka, nta yindi minsi yigeze iza mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama itari iyo ngiyo abantu bizihiza bavuga bati: uyu ni umunsi mukuru w'iki, uyu ni umunsi mukuru w'iki, uyu ni umunsi mukuru w'iki ngiki. Hanyuma nanone ikindi tugomba kwibuka ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yavuze iti: kullu bid'atin dalala, buri gihimbano cyose ni ubuyobe, buri gihimbano cyose ni ubuyobe. Ntabwo yigeze ivuga ngo igihimbano cyiza n'igihimbano kibi. Wakadhalika, umuntu ashobora kwibaza ikibazo akavuga ati: iyi minsi n'ubundi ntabwo tuyikora kubera ko turi kugaragira Imana, tuyikora kubera ko ari umuco. Ahangaha turavuga tuti, nituramuka turebye hadithi ya mbere, turaza gusanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarabujije bari abantu ibyo bakoraga mu gihe cyabo, kandi babikoraga nk'umuco bisanzwe. Ariko none intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam
ibabwira ko hari indi minsi Allah yabahinduriye. Iyo biza kuba ibi bishoboka kuba byakwemerwa muri uyu muryango, na biriya byari kwemerwa muri uyu muryango. Ikindi nanone nuko iyi minsi kuba bamenyi bayiziririza, nuko bagendera ku mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti khaliful mushrikin, muzinyuranye n'ababangikanyamana, muzinyuranye n'ababangikanyamana mutandukane nabo, muri hadithi nyinshi cyane. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, uzisanisha n'abantu azaba ari muri bo. Wala na'rifu hadhihi al-a'yad, nta nubwo tuzi iyi minsi mikuru y'amavuko uretse kuri ba bandi batemera Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan abangaba twategetswe kwitandukanya nabo. Man tashabbaha biqaumin, uzisanisha n'abantu azaba ari umwe muri bo, kandi iyi minsi amamoko yabo n'abayizanye ni bariya. Nuzavuga ko yazanwe n'idini y'Uislamu fa alayhi bidalil, azazane gihamya igaragaza ko iyi minsi iri mu dini. Niyo iza kuba myiza, abatubanjije beza duhereye ku ntumwa ndetse n'abahanuzi, wakadhalika abasangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'ababakurikiye beza bari kubikora, ariko ntabwo byigeze bibaho uretse nyuma y'abasangira ngendo n'abatubanjije beza. Kubw'ibyo rero iyi minsi kuba abantu bayizihiza mu Islamu ntabwo birimo, nta nubwo byemewe. Ubwo ngubwo buri wese ukwizihiza iyo minsi amenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala iminsi yadushiriyeho igenda igaruka ni iminsi 3: Eid al-Adha, Eid al-Fitr ndetse n'umunsi w'Ijuma. Naho indi itari iyo ngiyo kuyishyiraho ngo igigaruka bikeneye gihamya. Nuvuga ko yemewe ajya amenya yuko kuvugira ijambo ngo iki kiremewe ubusa nkaho uvuze ko Allah yakikuziruriye. Icyo gihe iyo mvugo sinzi icyo uzayivugaho yaumul qiyama, ubwira Allah uti naziruriye abantu ibyo wabaziririje, cyangwa se naziririje abantu ibyo wabaziruriye. Ugomba kumenya ko igihe uvuze ngo iki kiremewe ugomba kuba ufite gihamya, ugomba kubuza iki kikwemerera. Naho gupfa kuvuga gutyo gusa ngo biremewe, iki kintu abantu tugomba kukirinda. Idhan twabonye gihamya igaragaza ko iminsi yemewe mu dini igaruka ari 3. Naho indi yose umuntu yashiraho agomba kuzana gihamya. Nanone kandi twabibonye ko iriya minsi indi mpamvu ituma itemerwa, icya mbere nuko ari igihimbano, icya kabiri nuko ari ukwisanisha n'abatemera Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi ibyo byombi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabitubujije. Saba Allah subhanahu wa ta'ala reko yaduha gusobanukirwa no gushira mu bikorwa no kwirinda ibyaduka, ndetse no gukora ibyo idini yadushishikarije tukajya kure n'ibyo idini yatubujije. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.